gakarite gutya, aka ni akagaragaza igipimo ubumuga bwanjye bwagezeho. Urabona ngo icyiciro cy'ubumuga ni icya mbere, naho uburemere ibyo bita degree of disability 100%, 100%. Uwakuntumaho ngo ujye gushaka agahinda kwa Bigirimana, ujye kuhashaka agahinda, ujye kuhashaka ibintu by'ubwihebe, ngira ngo ni ikizame kitakorohera yaba aguhaye, kuko usibye no kubivugira kuri kamera gutya, hariho n'igihe nk'iyo ndyamye kenshi, hari igihe mpindukira bikanga, hari igihe ngeramo no gusinzira bikaba byanze, ariko njya nkunda kuvuga ngo amahoro Yesu atanga, ikibazo cyose agezeho aragikubita kikoroha. Nubwo gusengera mu mahoro ntabwo biba byoroshye, ntubone mbivuga gutya bisanzwe ukagira ngo biba byoroshye. Isoko ya mbere yo gukomera iva ku kwizera Yesu Kristo, ukamwakira nk'umwami n'umukiza. Noneho muri rwa rugendo iyo ugendanye nawe aragukomeza. Niba umuririmbyi yaravuze ngo uko nzaba ndi kose ngo Yesu nzagusingiza, buriya abantu bajya bakora n'ibintu batekereje, urumva ntago kuba ameze gutya byabuza umugambi Imana ifite wo gusohora. Niba Imana yarangambiriye ko nzaba umuntu w'umugabo, nkashaka umugore, nkagira urugo, nta kizabuza umugambi wa gusohora. Njye ndakomeye kandi ndashikamye mu mwami. Nkunda kubwira abantu ngo niba itarimanye umwana wayo Yesu Kristo ikunda, niko ijambo ry'Imana ritubwira, ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Nta munezero umuntu azabona, nta humura umuntu azakura ahandi, nta muntu uzabasha kuguhumuriza kugera ku rwego nk'urw'ihumure Yesu atanga. Tubahaye ikaze bakunzi ba New Generation for Revival Channel, mukunda gukurikira inyigisho zitandukanye n'ibiganiro bitandukanye. Birashoboka ko ari nabwo bwa mbere waba udukurikiranye, nawe tugahaye ikaze cyane. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Uyu munsi rero turaganira insanganyamatsiko ivuga ngo ihumure Yesu cyangwa Imana itanga no mu bihe bigoye. Turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi, ni inshuti yanjye kandi ni umukozi w'Imana nkunda. Reka mwakire umuvandimwe Bigirimana Augustin. Wow, Imana iguha umugisha mwinshi. Tudatinze rero, reka utangire utuyobora mu isengesho, tuze no gukomeza gahunda uko Imana iri butuyobore. Cyane. Imana ishoboye byose, turagushimiye urukundo n'imbabazi byawe, kuko ari byo bituma tudashiraho, uburyo twitaho biratunyura. Tugushimiye ko warinze bene data, tukaba tubonanye amahoro, wabarinze mu rugendo. Mwami, iri shyaka ry'urukundo bagize, tuzi neza ko bifitemo umugambi ukomeye cyane. Bane natwe mu biganiro tugiye kugirana, imbabazi zawe zitugaragareho, dufashe tugirirwe neza nawe, kandi n'abantu bose bazabasha kumva iki kiganiro kizabahumurize kandi kibakomeze. Bana natwe, dufashe duhana ibihe byiza, imbaraga z'umwuka wera zize zikorane natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Bigirimana Augustin ni muntu ki? Bigirimana Augustin ni umusore, navutse mu 1993, tariki 5 z'ukwezi kwa mbere. Iwacu ni mu ntara y'Amajyepfo, ubwo birumvikana ni mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Huye. Ndi umukristo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda, ADPR, niho nakuriyemo, niho umubyeyi wanjye yari yarakiriye agakiza, ubwo niho bandereye. Ariko igihe kiragera ngo wahekwaga akigenza. Mbere yo kwinjira mu buhamya, kuko dutunzwe n'ijambo ry'Imana, ari ryo ridukomeza muri iryo humure, twabanza tugasoma ijambo ry'Imana, noneho tukabona gukomeza n'ubuhamya. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma,
abaroma ibice 5 turahera ku murongo wa mbere turasoma turasoreza ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Amen. Iri jambo ni ryo turi bugenderemo cyane mu buhamya. Ubwo twatangira n'ubuhamya, nabwiye ko navutse mu 1993 ku itariki 5 z'ukwa mbere. Urabizi ko nyuma gato y'umwaka mvutse, ubwo nari mfite nk'umwaka n'amezi 3, mu gihugu hahise haba jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Icyo gihe umubyeyi wanjye n'abandi bavandimwe twavukanaga, ndi umwana wa 5 kuri mama, papa yari afite undi mwana, ubwo ndi uwa 6 mu muryango. Ubwo abavandimwe papa bapfuye muri jenoside. Noneho ubwo nasigaye njye na mama, ubwo urumva narwo ni urugendo rutoroshye. Noneho mushiki wanjye nawe abaturanyi baramuhungana. Muri urwo rugendo rutoroshye ari nabyo bijya binkomeza bikampa ibyiringiro, avuga ati niba Imana yarabashije kundindira hari ahantu, ni ibintu ubundi abantu barokotse kirya gihe ni ibihamya bifatika by'ibintu Imana yakoze byabasha no kugukomeza no mu rundi rugendo rw'ubuzima ugahumurika. Nk'uko ndi umusore nyine ushima Imana, abantu nk'uko bambona nicaye mu kagare bashobora kugira ngo ubwo bumuga niho bwavuye, ariko ntabwo ariho, kuko naje muri 2003 naje gufatwa n'uburwayi buza bufata ingingo. Hano byagendaga biza bifata ingingo buke buke, hagafatwa urugingo rumwe rugafatwa, urundi rugafatwa, naba narwaye nk'ivi ry'ukuguru kumwe, hagafatwa itako ry'ukundi kuguru, hagafatwa n'amano nk'3, ijosi riri mu byabanje gufatwa. Sibyo ko ubu Imana yaryoroheje, ni ubwo buryo abantu bari kumbana ubu nicaye mu kagare gutya. Ariko kwicara gutya mu kagare umuntu abasha kubibanamo ibyiringiro kubw'ihumure Yesu atanga, akabasha gukomera, agakomeza urugendo. Ntabwo bivuze ko ubuzima bw'umubabaro bugaragara umuntu arimo, ntibivuze ko niba Yesu yaraguhaye ihumure, ntibivuze ko ushobora kuritakaza kubw'ibihurimo. Hari igihe byabaga byanze, hari igihe wumvaga wenda wacitse intege, ni ikihe kintu cyagukomezaga? Ibyo byiringiro n'icyo gitsikamutima bisa nk'ibyavuye ku isoko y'agakiza narerewemo. Ko nyuma y'ibyo bibazo byose umubyeyi wanjye mama yaje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, aturereramo. Ubwo urumva urugendo rwo kurwara twahise turufatana no kwivuza kwa muganga, turufatana no gusenga, kuko mu makuba yacu mu bitugerageza duhumurizwa no gusenga. N'ubwo ugakora ikindi cyo kwivuza gusa, hari ubuvuzi abantu babufata mu buryo butandukanye. Hari abo ujya wumva bagiye kubaza mu bapfumu,
abandi bagiye he. Urwo ni rwo rugendo tutagenze, nubwo nabyo ruba ari urugamba rutoroshye, aho amajwi aba ari menshi burya iyo umuntu yageze mu kigeragezo n'akaza akakubwira ati ariko hariya hantu hari umuvuzi, undi hariya hantu hari umuvuzi. Noneho ariko Cyica akavuga ati jyewe namenye Imana, nzamuvuza kwa muganga, igikurikiyeho tuzasenga, ntabwo nzajya kwangiza ubugingo bw'umwana wanjye nanjye ngo nangize ubwanjye. ngira ngo hari aho wambwiye ati byakugora kumbona ntari guseka. Ibyo byishimo n'uwo munezero biva hehe? Ibyo byiringiro n'uwo munezero biva ku isoko y'agakiza twahawe na Yesu Kristo, ko hari indirimbo ivuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ngo ntagera akagero, kandi ayo mahoro ngo ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abantu bayafite, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Njya nkunda kuvuga ngo amahoro Yesu atanga, ikibazo cyose agezeho aragikubita kikoroha. Ubwo rero dukomeje 2023 ntangira urugendo rwo kwivuza, niryo humure. Nivurije mu bitaro byinshi bitandukanye, nk'uko bitangira kuri centre de santé, ku bitaro by'akarere, kugera ku rwego rwa kaminuza. Nivurije cyane mu bitaro bya CHUB, ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda i Butare, ndivuza baramvura, nyuma baza kuvumbura uburwayi. Ni indwara ngo yitwa rheumatoid arthritis mu ndimi z'amahanga. Ni indwara ifata mu ngingo ikagenda izikamuramo ibituma zikora. Amavi nabanje gufatwa ukuguru kumwe, nkagenda mfatwa n'ibindi bice bike bike. Noneho 2006 babonye birushijeho gukomera, urugendo rwo kwivuza mu nshuro z'ibitaro twabaye mutabara, twaje kujya Faisal 2006 mu kwezi kwa 9, ibitaro byitiriwe umwami Faisal. Kirya gihe umuntu wabahajyaga yabaga ageze kure. No nagezeyo baramvura, nyuma baza kunsezerera. Bamaze kunsezerera nagumye muri famiye i Kigali, bisa n'ibyoroshye, subira no mu ishuri ndiga. Ntangira mu mwaka wa 2 nari ndimo ndiga, ngeze mu mwaka wa 4 mushoje, indwara ibiragarutse. No yagarukanye ubugome budasanzwe butari nk'ubwa mbere. Yaje ifata irindi vi ritari ryarafashwe, rimwe rya mbere naryo riba rirafashwe, bitabifata n'amaboko. Mbere hose amaboko yari mazima, noneho bigenda bikura gutyo, mu bubabare budasanzwe, mu buribwe bw'umubiri budasanzwe, bikomeye cyane, hamwe bishobora kugutesha ibyiringiro. Ariko nakubwiye ngo amahoro Yesu abantu be, ikibazo cyose agezeho aragikubita kikoroha. Ikibazo cyaba ku muntu udafite Yesu ho bishobora kugorana, kuko no kuba mufite hari igihe kigera imbaraga zigashira bakamuta. Ubwo rero ibyiringiro byanjye nakubwiye ko byagiye bikura guhera mu buto bwanjye. Uko byarushaga gukara, uko urugamba rurushaho gukara, nibwo nawe utangira kwiga ubundi buryo bw'imirwanire. Noneho iri humure rero Imana itanga niryo twagomye gushikamamo, turakomera mu rugendo, bigakomera bikoroha. Ubundi ikindi bigacurama. Ubu mbwira abantu bakurikiye ikiganiro kugeza izi saha, hari abantu bambona bagahita bavuga ati twebwe uko biri kose biramaze, tubishimiye Imana, ko baba babona hari ibintu bikomeye Imana yakoze, hari n'aho yankuye. Tubwire rero ubu ngubu bimeze gute? Uravuze uti hari abantu bambona bakavuga bati uko tukubona uku nguku, aho Imana igejeje ikora tubishimiye Imana. Uyu munsi ni nk'izihe changement zagiye zibaho, n'izihe mpinduka zagiye zibaho nziza? Mbere kwicara ntabwo byashobokaga, nabaga ndi mu buriri ndyamye gusa, ndi ku mubabaro cyane. Ariko nakubwiye ko wa mubabaro utankuragamo ibyiringiro mfite, ko gutakaza ibyiringiro bingana no gupfa. Iyo watakaje ibyiringiro ubuzima buba bwarangiye,
ubwo n'urupfu ruba rugusatiriye. Nakomezaga gushikama no gukomera mu byiringiro bya Imana nahawe n'Imana, nkasenga. Nubwo gusengera mu mahoro ntabwo biba byoroshye, ntubone mbivuga gutya bisanzwe ukagira ngo biba byoroshye. 2012 urugamba rwari rukomeye. Iyo naramukaga byabaga ari nk'ibitangaza. Ndibuka hari umuntu waciye ku irembo iwacu aravuga ati ese wa musore wa mwana wa mukecuru ameze ate? Avuga ati nyine nta kigenda, ni ugucungira ku jisho. Uwo muntu kugeza ubu isura ye ntabwo nyizi. Arangije aravuga ati cyakoze Imana izamuha iruhuko ridashira. Kumureba ni ukwitera agahinda, ariko kugeza isaha ndi gutangaza ibi byiringiro urabona ko hari icyo Imana yakoze. 2012 bikomeye bikaze, twari mu bitaro, maze kujya mu bitaro inshuro zirenga nka 18. Twari mu bitaro, abaganga bari baramvuye baratubwiye ko uko uburwayi bwifashe, batubwira tujye twitegura ko n'izindi ngingo zitarafatwa zishobora kuzafatwa. Ubwo abaganga nyine barabitubwiye, ubuzima nyine wumva ko ari uko bugomba kumera, ariko subiye inyuma gato wabonaga ubuzima bwo ntabwo, ahubwo utegereje isaha umuntu yashiramo umwuka. Ari nacyo mbwira abantu ngo ntibakishyireho isaha yo kurangiza ubuzima bwabo, kuko ubuzima bw'umuntu buba bufitwe n'Imana mu kiganza. Niba yarakugeneye ngo iminsi yo kubaho k'umuntu yategetswe itarabaho n'umwe. Ubwo muganga umwe yaje kudusanga muri icyo gihe 2012, arahamagara umukecuru, ntabwo yari ari hanze, mumbwire mama w'uyu mwana aze hano. Ubwo baramuhamagara araza, aramubaza mukecuru ufite abandi bana? Mukecuru aramuga ati mfite mushiki we. Ati rero genda ureruhu. Urumva muganga yabivugiye hejuru yanjye ku gitanda nari ndyamyeho. Ubwo sinzi impamvu yabiteye, ni uko Imana buri izi impamvu yabyo ibigira ngo yishakire n'ibihamya. Aravuga ati genda ureruhu, urabona ntako tutagize, ariko igihe nta kigishoboka twakorera uyu mwana, rero genda urere uwo mushiki usigaranye, ubundi uyu utegereze umunsi. Twahise dusa nk'abatangiye urundi rugendo rw'ubuzima, ko hari famiye ya pasiteri Murera Emmanuel yahise twakira aho bari bari, kuko ho hari hafi yo kwa muganga. Twakira muri famiye, yaramuhamagaye amubwira ko badusezereye tugiye gutaha. Amubwira se mukecuru watwemerera bigira Imana tukamuzana mu rugo, noneho tukajya tugufasha gusenga, ukajya ubona nuko umuvuza uturutse hafi bitakuvuna. Mukecuru umva nta yandi mahitamo yari afite, kuko no kunsubiza iwacu byasaga nkaho ari urugendo rukomeye, ubuzima bwari kuba bugoye, kuko n'ubundi nahavuye nshigaje nk'umwuka umwe, niko nabivuga, ngo ubuzima burangire. Ubwo iyo famiye yahise twakira, baranzana banshyira mu rugo, banshyira mu cyumba, bakajya bansengera. Ariko byakomeje gukomera, mfite umubabaro mwinshi. Ndabyibuka muri icyo gihe nanywaga nk'ibinini bigera muri 400 mu kwezi, ko nanywaga ibinini kugera ku rwego hamwe nyine muganga yaravuze ati n'ubundi kumurekera mu mubabaro w'ubusa nta buzima, n'ubundi ajye yinywera imisonga icurame ategereza umunsi. Ubwo nanywaga ibinini byinshi cyane kubera umubabaro, umuriro nahindaga. Muri icyo gihe nari ndwaye n'umutima, abari barambwiye ngo wajemo ikibazo, kumva kamwe kawo karangiritse. Ubwo imiti yose nanywaga yari yo koroshya abantu, ntibumve ngo yari yo kunkiza. Ubwo baransengera bigakara, bakanjyana kwa muganga, nkajya mu bitaro bagacuramisha imisonga, nkasubira mu rugo bagakomeza bampa imiti. Nibyo nakubwiraga, bampaga imiti kugera ku rwego kumwe umuntu asigara anywa imiti, n'ubundi avuga ngo tureke
ko umuntu yazapfira mu mubabaro. N'ubundi kumwima iyi miti n'ubundi ntacyo bivuze, tureke n'ubundi azagende atagomye kuremba, kuko ariho n'igihe cyageraga imiti nayo ntigire icyo itanga. Ubwo byarakomeje, imyaka irisunika, nko muri za 2014 na 2015 gutyo, imisonga yaje gusa n'icurama. Ubuyobozi bwa leta bumpa igare 2014 mu kwa 5, nibwo natangiye, bakambwira ati tugiye kujya tukujyana mu rusengero. Urumva sinaherukaga, nkumva ni ibintu bitoroshye, nkumva ni ibintu bikaze, nkavuga nzajyayo bizaba bimeze gute, ariko barabyanzura gutyo. Ku urusengero rwari hafi, twabaga ahantu bita mu Rwabuye, batangira kunjyana, bakajya baza kuntora bakanjyana ku rusengero, nkicara ntangira kongera kumva, nubwo ubundi bansengeraga ihumure nkaryumva, ntangira kongera kumva ihumure ryo mu nzu y'Imana. Buriya iyo tugeze mu nzu y'Imana, uko biri kose, aho wari uri niyo uri mu nzu y'Imana, abantu babaye muri ibyo bihe bazi itandukaniro ririmo. Ariko hari indi ntambwe Imana yashakaga ko ntera kugira ngo mbohokere no gukora umurimo wayo. Iyo uburibwe bwabaga bwagabanutse, narasekaga nta kibazo. Imana iguha umugisha. Ngira ngo n'abadukurikiye nk'abo bantu bavuze nk'ayo magambo, tubwiye nk'uwo muganga, tubwiye nk'uwo muntu, uyu munsi wumva warababariye. Ese abantu bagifite amagambo ameze gutyo, kuko kwatura kumeze gutyo, bo ni iyihe nama wabagira? Umuntu ntiyagakwiye kugira ikibazo, kuko turi mu isi yuzuye umuruho n'amahane, nabyo ibintu abantu bagiye babimenya. Ntago navuga ngo hari icyo byansabaga ngo mbababarire, ko nta n'ikibazo nari narigeze mbagiraho, kuko ibyo bavugaga byariho, ahubwo wenda uburyo babivugagamo nibwo bwari gusa n'ubunkomerera, ariko ibyo bavugaga byo byariho. Nta n'ikindi cyo kubigiraho ibibazo cyane, kuko nakubwiye ko iyo Yesu yaguhaye ihumure, nta bintu umuntu aba agitindaho bindi. Uyu munsi rero, uyu munsi wa none, ndetse n'ukuntu ubuzima bugenda, ibyiringiro byawe byubatse kuki? Sinzi ko bivuze neza, byubatse kuki? Urumva ibyiringiro byanjye, mbese wiseguje iki? ndakubwira uko byakuze. Ibyiringiro byanjye ngo nkigera mu rusengero, urumva kubera ubuzima bw'uburwayi n'ububabare n'iki, nari ntarabatizwa ngo ngere ikirenge cya Kristo. Habayemo urugendo rwo kubatizwa, nabatijwe meze gutya, batizwa n'abapasiteri 2, kugira ngo Yesu yabwiye Yohana umubatiza ngo emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka. Ubwo maze kubatizwa, nibwo aheze numva izindi mbaraga n'Imana. Ndabyibuka maze nk'ukwezi mbatijwe, Imana yahise imbwira ngo ndakwaguye ngo unkorere, ngo nubwo abantu babona ko udashoboye, ariko nijye uzakubashisha, nijye uzaguha imbaraga, uzageza abantu ubutumwa bwiza, ubabwire ihumure, ntango ubabwire imikorere yanjye. Ubwo nibwo nahise ntangira gutekereza, Imana irambwiye ngo ndakwaguye ngo unkorere, inyaguye mu biki? Imihamagaro ni myinshi, inyaguye kuyikorera iki? Ndatekereza cyane, ariko mfatanya no gusenga. Ubwo nahise njya muri korali yitwa Urukundo, ikorera umurimo w'Imana kuri ADPR, itorero rya Rwabuye. Ubwo njya muri korali, urabizi hari igihe umuntu atangira ikintu yibaza uko urugendo ruzamera, ariko umaze kujya muri korali, abantu nyine abantu banzi bahise babibona ko koko ibyo bintu ari Imana yabinjyanyemo.
agiye muri korali. Burya kuba muri korali ntabwo bikunda korohera abantu. Gukora umurimo w'Imana muri korali ni umurimo usa nk'usaba izindi mbaraga, ariko kubw'umwami wacu yaranshobozaga, nubwo ku bantu gutya baba bashobora kubona ko ari ibintu birenze ubwenge, kuko kugeza izi saha hari n'abantu batameze nkanjye kuba muri korali bitorohera. Ariko ubwo urumva Imana yari yambwiye ngo ndakwaguye ngo unkorere. Na mbere hose muri bwa bubare bwa mbere nakubwiraga, Imana yajyaga impa amasezerano yo kuzayikorera. Uriya n'ibi bintu byo kuvuga ubutumwa gutya, Imana yajyaga imbwira ati uzakora umurimo w'Imana ku bitangazamakuru bitandukanye, ku mativi atandukanye. Hari ibintu Imana rero kubera ko itareba nk'uko abantu bareba, hari igihe ikubwira ibintu ukabona binyuranye n'igihe uhagazemo, igihe urimo. Uyu muntu turebera ku jisho ubura umwuka umwe niwe uzakora ibyo bintu. Ubwo ndagenda mu murimo w'Imana, ubwo umuhamagaro ndawukora w'uburirimbyi, ubwo haziramo na mbere y'uko njya muri korali, Imana yari yarampaye umwuka wera, narahimbaga indirimbo zanjye ku giti cyanjye. Mfite indirimbo zanjye, ndaririmba muri korali. Ubu ntago mperutse yo, kuko twaje kwimuka kujya gukorera umurimo w'Imana ahandi, ariko umuhamagaro w'uburirimbyi iracyandimo isaha n'isaha korali. Nubwo wumva ngo kumbona gutya, urabona n'ibihe byo gusenga byaragoranye ku bihe duhagazemo, ariko imbuga za korali nziriho, mu bikorwa dukora turakorana. Ubwo urumva isaha ku isaha umurimo w'Imana ngurimo ndawukomeje. Ikindi negeje Imana akica inzira, nkajya no muri studio gutunganya indirimbo zanjye, kandi byose Imana izabikora, kuko byose biri mu masezerano Imana yagiye iduha. Indirimbo zo umuntu agenda afashwa n'indirimbo zitandukanye, ariko ubu mfite indirimbo ivuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Ni ijambo ry'Imana, niryo urufatiro umuntu afatiraho akorera Imana. Naririmbaho gato. Iravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ubwo hamwe n'ibyo bihimbano by'umwuka Imana igenda iguha, n'iz'abandi ugenda ufatanya, biterwa. Ubundi buri indirimbo gufasha bitewe n'igihe urimo, cyangwa n'ibihe byo gusenga urimo, cyangwa n'iby'umwuka ashaka kukubwira kugira ngo urusheho guhumurika. Noneho hari ibyiringiro by'ejo hazaza. Ibyiringiro by'ejo hazaza nakubwiye ngo iyi soko y'ibyiringiro, dusubiye muri rya jambo ry'Imana twasomye, isoko y'ibyiringiro icya mbere ni uko twishimira mu mwami wacu Yesu Kristo. Tubasha no kwishimira mu makuba yacu, ayo makuba twishimira mugatera kwihangana. Urumva kwishimira ibyishimo wakuye mu makuba, wishimiye mu makuba, nta n'ahandi hantu utabasha kwishimira. Birashoboka ibyo bintu, kwishimira mu makuba. Ndi umugabo wo kwiyamya, birashoboka ko nanaberetse gato. Ubundi hari ibintu biba bifatika. Urabona nk'aya maguru uburyo yabaye, ubundi buriya abakristo twagakwiye no kujya dukura. Hari ibintu twita ikigeragezo gikomera ku rwego, gikomera umuntu ku rwego rw'imyizere afite n'imbaraga afite. Noneho ni uko amaguru yabaye. Urabona ibi byo twabyita nk'amakuba. Uwo nabwira ko wabyita nk'amakuba ntiwaba umubeshye, kuko urabona kuno kuntu umeze nk'uwicaye mu igare, ntabwo nicaye ndegaraye. Hari ibihamya biba bihari. Urabona nk'aka gakarite gutya, aka ni akagaragaza igipimo ubumuga bwanjye bwagezeho. Urabona icyiciro cy'ubumuga ni icya mbere,
no uburemere ibyo bita degree of disability 100%, ijana ku ijana. Urirebera rwose, abantu barabyibonera, no abantu barahita babona ko kwishimira mu makuba bishoboka, kuko n'abantu tuziranye kenshi bazi ko kumbonamo umubabaro wakuntuma ahubwo ujye gushaka agahinda kwa Bigirimana, ujye kuhashaka agahinda, ujye kuhashaka ibintu by'ubwihebe. Ngira ngo ni ikizami kitakorohera yaba aguhaye, kuko usibye no kubivugira kuri kamera gutya, hariho n'igihe nk'iyo ndyamye kenshi, hari igihe mpindukira bikanga, hari igihe ngeramo no gusinzira bikaba byanze, ariko nkumva ndakomeje, nkakomeza gusenga Imana, nkumva bya byiringiro byanjye ndabikomeje, atari ibyo mbwira abantu ngo kuko tubonanye n'abantu hari ukuntu abantu mu buzima bajya bijijisha, ahubwo bya byiringiro byanjye. Niyo mpamvu isaha ku isaha buriyo unyandikiye tukaganira, ubona ko igihe cyose ushobora kunsangamo wasanga bya byiringiro mbifite. Nibyo rero nakubwiye ngo kwishimira mu makuba. Ku murongo wa 4 aravuga ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni, kuko ntabwo waba ukura ibyiringiro mu makuba. Nakubwiye ko ikibazo cyose waba ufite, ibigeragezo byose waba urimo, iyo ufite Yesu, ya mahoro Yesu yaguhaye, hari ibintu ajya hejuru akabikubita neza neza, bigatuza urwego rwose rw'umubabaro umuntu yaba ariho. Iyo ufite Yesu, ibi byiringiro ya makuba uyishimira. Noneho ya makuba twabonye ngo ahita atera kwishimira mu makuba, guhita kukuremera ikintu bita kwihangana. Kwa kwihangana kugahita kukwinjiza mu kintu bita kunesha. Urumva ubu ukiri mu rugamba ugihanganye, no kwa kwihangana ikintu guhita gukora, kuko kwa kwihangana niko guhita kugushoboza kunesha. Urabona nk'ubu ntago narishimiye muri ibi, ngo nihagera kandi kantu kaza ngo kantera ubwoba, ahubwo ngira principe, amahame ngenderaho mu buzima, natoje umutima wanjye gukomera mbere y'uko ugera mu rugamba. Ni ukuvuga ngo iyo namaze kubona urugamba, kenshi hariho n'igihe Imana irunyereka, uko hamwe no gusenga Imana igenda iduhishurira ibintu bitandukanye. Iyo maze kubona neza ko ngiye kwinjira mu rugamba, kandi nkabona ko Imana nta gahunda yo kurukuraho, noneho umutima wanjye uhita urema izindi mbaraga zizamfasha zikankomeza muri rya humure. Noneho ku murongo wa 5 ngo bene ibi byiringiro noneho ntibikoze isoni umuntu ubifite. Njya nkunda kuririmba amashimwe cyane, nakese amashimwe bimeze gute. Wambajije ku byiringiro byanjye by'ejo hazaza. Wenda hano hari ikibazo abantu muri ino minsi bafite cyo gutinya ejo hazaza. Mbese abantu barahangayitse bibaza ngo ejo tuzabaho dute. Benshi ujya bumva barwara n'indwara y'agahinda gakabije, bamwe muri bo bakiyahura kubera ubuzima bugoye banyuramo. Abantu nk'abo ngabo, hari umuntu ushobora kuba dukurikiye ari muri ibyo bihe, ari mu bihe aruhijwe n'umutima, aruhijwe n'ibigerageza ari kunyuramo, akaba yumva mbese gupfa bimurutira kubaho. Urabizi, ngo ujya unafasha n'abantu benshi bari muri ibyo bibazo, ndetse bari mu bibazo bitoya kuruta n'ibyawe, ukabafasha kubahumuriza n'iki. Utubwire mbese ibyiringiro, ihumure ry'ejo hazaza, ibyiringiro byawe by'ejo hazaza birihe, ndetse n'inama wagira uwo muntu uri muri ibyo bihe. Cyane ibyiringiro byanjye by'ejo hazaza nkunda kubitangariza abantu, ujya ubibona ku ma status yanjye. Biriya byiringiro ntagomba ngira ngo ntere abantu morale, ahubwo ikintu nabwira abantu bihebye, ndabizi ko isi turi mu rugamba, ariko nanone hari nk'uwabona iki kiganiro atarizera Yesu Kristo, isoko ya mbere yo gukomera.
iva ku kwizera Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza. Noneho muri rwa rugendo iyo ugendanye nawe aragukomeza. Hari n'abandi bantu kwihangana bigora baramaze kumwakira, ko Satani aba ari kutugabaho ibitera impande n'impande, ko ujya wumva rimwe na rimwe umuntu ngo Mana rwose ngo igihe ngo nasengeye ngo naragutegereje ngo ubu noneho ngo ndumva ngo ngiye kugusezera, cyangwa ngo ni umusore utarabona inzu ngo yo gushyiramo umugore, kandi abantu bose bashatse siko bafite amazu, ngo Mana ngo ubu koko ngo igihe nagusengeye ngo hari icyo wamariye. Rero njya nkunda gusetsa abantu nk'agati. Rero ayo matiku y'abarokore rimwe na rimwe bajyana ku Mana, tugenda ngewe niba umuririmbyi yaravuze ngo uko nzaba ndi kose ngo Yesu nzagusingiza. buriya abantu bajya bakora n'ibintu batekereje, urumva umuntu yatendereje ngo uko nzaba ndi kose ngo Yesu ngo nta bya none ngo nta bizaza ngo byazananye na Yesu. Zakubiswe n'akantu gato. Nakubwiye ngo hari ibintu abantu bita amakuba bitari amakuba. Nakweretse ikigereranyo cy'amakuba uko abantu bashobora guhita babibona, ariko ngewe ku ruhande rwanjye ndi kumwe na Yesu ntabwo mbifata nk'amakuba. Noneho ambaje ibyiringiro byanjye by'ejo hazaza, njya nkunda kubitangariza abantu. Ndibuka gushyiraho ifoto, sinzi niba utarayibonye, ndavuga ati ariko timwebwe murebe, umusore murabona atafite gahunda. Urumva bamwe rwose ndanabashimiye abantu mba mbona mu kwizera kwanjye bagushyigikira cyane, kavuga ati ahubwo twebwe turatangara. Noneho ikintu nababwira, njye ndakomeye kandi ndashikamye mu mwami. Nkunda kubwira abantu ngo niba itarimanye umwana wayo Yesu Kristo ayikunda, niko ijambo ry'Imana ritubwira, ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Noneho urumva ntago kuba ameze gutya byabuza umugambi Imana ifite wo gusohora. Niba Imana yarangambiriye ko nzaba umuntu w'umugabo, nkashaka umugore nkagira urugo, nta kizabuza umugambi wa gusohora. Kandi niba Imana yarabonye ko, uribuka ijambo yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Buriya ntabwo yabivuze kuri Adamu gusa, ahubwo yabivuze no ku bazakurikira, no ku bisekuru bizagenda bikurikirana, bigakurikirana no ku bandi. Njya mbwira rero niba Imana yaravuze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, n'igihe wajya kwizirika nkihambira nkavuga ati nyine ubuzima narabwakiriye. Urumva nshobora no kubwira abantu ibyiringiro byanjye, bakavuga ati ariko buriya nyine yariyakiriye, ategereje ijuru. Buriya ubugingo buruta ibintu byose, ari nayo mpamvu mu rugamba turwana narwo, no muri kwa kwihangana naho hahishemo ubugingo. Ngira ngo icyo ngicyo ari nacyo kintu mbwira abantu gikaze cyane. Ndagira ngo mbabwire kwa kwihangana uzagira kuzakuremera kuzinjira mu bugingo amahoro. Ariko nakubwiye ngo ibyiringiro mfite bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru, ariko nkiri no mu isi nizeye ko Imana izangirira neza. Kandi utitaye reka daha ngewe ubwanjye nshobora kubibona nkabona biteye ubwoba, ariko nshikama mu ijambo rivuga ko icyo Imana yangambiriyeho ku buzima, uko biri kose byanze bikunze, byaca mu mahwa, ibingibi wabibona nk'amahwa, byaca mu muriro. Guca mu muriro kwa Basadorake ntago basanze Yesu arimo, kujya mu rwobo rw'intare rwa Daniyeli ntirwabujije umugambi w'Imana, ntibyabujije umugambi w'Imana yari ifite ku buzima bwa Daniyeli gukomeza. Ahubwo bya byiringiro uko bigenda, uko ugenda wegera Imana ukagenda usenga. Ikindi nababwira ni ugutuza, ntibabeho mu buzima bujagaraye, ko iyo ubayeho mu buzima cyane wumva ko wacitse intege, udafite ibyiringiro, birakunamura cyane, ugasigara wumva imbaraga z'Imana zo gukora zabaye nke kuri wowe. Ari naho abantu bamwe bizeye bakura ya maganya, abanamura bakaba banatejuka bagakora ibindi bihabanye n'ubushake bw'Imana. Nababwira gukomera, bagakomeza bya byiringiro bakiriye ubwo bakiraga Yesu Kristo, bakabikomeza
nanone nuko nabivuze hari uwacyumva ataramenya ibya Yesu nawe nkamubwira ko inzira y'ibyiringiro nyakuri no kwihangana no gukomera iri muri Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo kandi niwe nzira y'umunezero wose wo kwishimira muri ya makuba nakubwiye. kandi niwe wenyine nakubwiye ko mu myaka 18 maze ndwaye nta muganga ushinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe turabonana, ahubwo nabo barambona, hari abajya bambona akavuga se uyu mwana ninde muganga waba warigeze amuhumuriza, ahubwo ati nk'ubu hariho nk'igihe ububabare buba bwazamutse nta kindi nabwa ntabwo nkikunda kunywa imiti iby'uburibwe, Imana isa nk'iyabyoroheje. watubwiye ngo hari igihe cyageze ukwezi ugafata ibinini bigera muri 400 ikaba y'igihe bizamuka. Uyu munsi nshobora no kumara ukwezi nta kinini na kimwe ndanywa, kandi nanywaga ibinini byinshi by'amoko atandukanye, ariko uyu munsi nshobora no kumara ukwezi nta kinini ndafata. Ikindi Imana niba yarampamagariye kuyikorera ntago najya kuzana urwitwazo ngo Mana, urabizi hari abantu bazana ibintu by'urwitwazo ku murimo w'Imana, hakabaho nibiba n'abashaka no gusa n'abagurizanya n'Imana ngo bariya ngo bajye bagukorera ngo wagire ngo gutya na gutya, ari byo nakubwiye bya bintu ngo Mana ngo bari oya, kuba ameze gutya ntago bibuze ko Imana ijya impamagarira umurimo runaka wo kwikorera nkayikorera, kandi ntago najya kwizana ibintu byo kwiyigwendezaho. Ekata uko ushaka Imana uri umusore ugenda, nanjye niko nyishaka kandi ni nako ngomba kuyizera, nkumva ko ibyo ineza yangambiriyeho izayisoza byanze bikunze. Ari igihe ngera abantu nkavuga ati rero ndakuze ngiye gutangira gutekereza gahunda z'ejo hazaza, ndebe ukuntu nashaka ukuntu nzatunga umugore, ndebe ukuntu nashaka minerivare y'abana hakiri kare. Urabona ibintu byose umuntu asigaye biteganya hakiri kare, ntabwo kuba ameze gutya byambuza kugira ibyo byiringiro, kuko muri Yesu hari ubuzima. Nibyo nabwiraga abantu, ntuzajya ujya gukora ikintu ujye ubanza ugitekereze uvuge se ibi byiringiro ndirimba koko ndabifite, ubitekerezeho. Ibi byiringiro mbwiriza abandi njye ndabifite. Hari igihe ushobora kubwiriza umuntu ibyiringiro, wagera hirya gato ugasanga Satani yahagutegeye, ariko umuririmbyi yaravuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha n'ibigeragezo n'amakuba ngo mfite umugaba, ngo ni umwami Yesu, ngo nituba hamwe nzahora nesha. Ntabwo rero umuntu akwiye gufata Yesu ngo agire aho amwamamaza cyane, nagera ahandi acika intege. Uwo mugaba uragendana nawe, uramugendana, nta hantu ukwiye kugira ngo umushyire hasi. Ari byo nababwiraga ngo abantu ibigeragezo byose barimo, hari abashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo ndimo, nababwira gukomera. Hari n'abandi nakubwiye ngo hari ibyo abantu bita amakuba kandi atari amakuba. Nubwo ikigeragezo burya umuntu niwe umenya umutima w'umuntu, niwe wimenyaho umubabaro wawo, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nshobora kuvuga gutya akagira ngo ndamushinyagura, ariko umubabaro we ndawumva cyane, kandi nanjye mbasha kwakira imibabaro itandukanye nkayimenya. Ahubwo nubana na Yesu muri wa mubabaro, rya humure ryawe rizakomera, ribe igishyikamutima, ribe nyine rishora imizi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo igiti cyashoreye imizi hafi y'umugezi ngo ntikibasha kuma, ibibabi byacyo ngo bihorana itoto. Ngo rero kuba mu bihe byo kugirira Imana kwizera no kuyigirira ibyiringiro cyane, bigenda bifasha umuntu bikamutambutsa kandi bikarushaho kumukomeza muri byose. Muri byose hari amasengesho abantu bajya basenga muri yandi twahoze tuvuga kare, akavuga ngo Mana nudakora kino kintu ndamenya ko utari Imana, ahubwo ngo nguhaye umwaka. Hari n'abayiha igihe ngo ubu ngo noneho ngo Mana ngo ndakubohoye, arayibohora se Imana. Ubundi muri byose umuririmbyi yaririmbye ngo nibwo bumana bwayo,
ubyikora byose, uburyo abantu babayeho mu mibereho yose. Kuba ubirimo ntabwo bivuze ko atari Imana. N'ibyo bintu biba bisa n'iterabwoba n'iki, Imana ntabwo igira ubwoba, ntabwo amaganya y'umuntu, ahubwo ndagira ngo mbabwire, amaganya y'umuntu atuma arushaho kunamuka. Amaganya, mu maganya n'agahinda habamo ubuzima bwakurangirana. Ariko agahinda ko wenda nta muntu kagera ku bantu bose, amaganya umuntu ashobora guhitamo kuba uw'amaganya gusa, cyangwa se agahitamo gukomeza kwiringira Imana no gukomeza. Biravuga ngo ntihakagire icyo mwiganira, ahubwo ibyo mushaka mukennye byose, ibyo mukennye byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubishima, kandi ngo munabyingingiye. Noneho icyo nababwiraga, kubabara bibaho. Nanjye njya mbabara, nubwo umubabaro utajya untinda, nubwo umubabaro utajya ungiraho imbaraga cyane ku buryo warenga Yesu uri muri gihe. Igihe abantu bafata imibabaro yabo ikarenga Yesu uri muri bo, ubwo ntabwo nzi uburyo byagenze kugira umubabaro urenge Yesu uri muri bo. Hari abantu barababaye kuri ino si, hari abantu barababaye muri make. Ubwo iyo ukomeje mu nzira, umubabaro kuba waguherana nibyo binamura abantu cyane. Ugasanga abantu bashyiriyeho Imana igihe cyo gukora, ugasanga ati noneho njyewe ubwo ngejeje iyi myaka mbona nta kiragenda, reka nze nkwereke uko mbigenza, ndabona we Mana byarakunaniye. Imana ngo ntiruha ntabwo inanirwa, kandi umuntu utihanganye buriya no kubona ubugingo biragoye, ntabwo byoroshye, kuko mu kwihangana harimo ubugingo, mu kwihangana harimo ubutabazi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyiringiro njye mba mpagazemo, ni ukuvuga ngo urugero rwose naba ndi uko naba meze, ntabwo byabuze icyo Imana yangambiriye ko kizasohora. Abantu rero nababwira gukomera, bagashikama mu byo bizeye, ntibahore bahuhwa. Ubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo uriya mubibyi wagiye kubiba imbuto, ngo bamwe zaguye. Niba Yesu yaramaze kukubibamo imbuto igashora mu butaka, ariyo ya mitima ngo yakire ijambo iryishimiye, iyo mbuto ibarimo. Nagira ngo mbabwire bakomeze basenge, babe maso, iyo mbuto kugira ngo umwanzi atazayibiburamo. Ni kuko muri kwa kubibura ya mbuto niho hava urugamba rwo gusa n'abihakana Imana. Kuko kugeza n'iyi minsi no mu magambo tuvuga, nubwo batabitangariza abantu bihakana Imana cyane ku bw'amaganya n'agahinda. Ariko muri ya maganya, muri ya mibabaro, iyo ukomeje Yesu mukagumana mu miruho yose, undi muri nyararenge ngo mu miruho yose tunaniye, ngo bimenywa n'uzi imigambi yacu. Amen. Bimenywa n'uzi, kandi ya mahoro Yesu ngaha abantu be, ngo ntagira akagero kandi ngo ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza umuntu uyafite, ngo nutayata ntabwo uzayakurwaho. Ubwo rero ntabwo ubundi umuntu ukeneye ihumure ni umuntu uri mu bibazo. Ubwo hari n'ibindi abantu bashobora kwita ihumure ariko bitandukanye n'ihumure, ugahumurizwa nuko hari ikintu runaka wizeye. Dukwiye guhumurizwa n'ihumure riva mu ijuru, tutishingikirije ku mbaraga z'abantu, tutishingikirije ku mbaraga z'abaganga, tutishingikirije ku mbaraga. Si uko atari ngombwa kwivuza, ariko hari igihe binanirana, ugasanga umuntu muri kwa kunanirana, abaganga bagasigara bakora ikijyanye no koroshya. Nyine hari igihe kigera ikibazo urimo ukabona nta mbaraga z'umuntu bugikemure, bigasaba ko ugumana n'Imana yonyine ukayitumbira, kuko ibasha kugutabara. Ariko nanone muri kwa kwihangana no gukomera, uba uri kurindiramo n'ubugingo bwawe,
kuba bwagira ikibazo cy'uko umwanzi yazaburiganya. Kuba bwagira ikibazo cy'uko umwanzi yazaburiganya, ubwo ni ubugingo. Nahise nibuka indirimbo iri mu gitabo ivuga ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu imitima yacu igomba kuba ku Uwiteka. Ni bya bindi ijambo ry'Imana rivuga ngo iduhumuriza no mu makuba yacu kugira ngo natwe tuzahumurize abandi. Twari turi mu karere ka Huye, turi kumwe n'umukozi w'Imana Bigiri twamusuye. Ndizera neza ko hari igiterane tugira cyitwa umutima uririra ububyutse. Ndizera neza ko umunsi ibihe bizaba byatwemereye, Imana yabitwemereye ko twongera guterana, tuzaba turi kumwe nawe imbonankubone, sibyo? Imbonankubone atuganirire. Hari byinshi mwifuza kumenya, hari byinshi, hari abantu baryohewe n'ikiganiro bakeneye gukomeza kumva amagambo y'ubwenge, amagambo yuzuyemo gukora kw'Imana, yuzuyemo ibihamya by'uko Imana iriho kandi Imana ikora kandi Imana ihumuriza kandi Imana mu bihe byiza n'ibibi ikomeza kuba ari Imana iba hafi yacu, ibana natwe ibihe byose kandi ikaduhumuriza, ikadukomeza, ikadusubizamo imbaraga. Ndizera neza ntashidikanya ko hari n'ikindi gihe Bigira Imana azaduha noneho ubuhamya bwo gukora kw'Imana, tubone ko Imana nta hantu itakura umuntu, nta n'aho itamugeza. Ibyo bihe nabyo ndabitegereje cyane kandi nizera ko Imana izabikora. Ntibikoze isoni. Imana iguhe umugisha we wadukurikiye. Reka dusoze, umukozi w'Imana agiye kubasengera asaba kugira ngo Imana idukomeze muri ino minsi. Usigaye ubona ukuntu ubuhenebere bwateye muri ino minsi. Urubyiruko rwishwe n'ibiyobyabwenge, urubyiruko rwishwe n'ubusambanyi, mu Rwanda ubutinganyi bwaje. Ndagira ngo mbwire abantu nta munezero umuntu azabona, nta humura umuntu azakura ahandi, nta muntu uzabasha kuguhumuriza kugera ku rwego nk'urw'ihumure Yesu atanga. Nubwo n'abantu byumva abantu bagira ibibazo by'ihungabana, agashaka abantu babahumuriza. Hari n'abajya mu biyobyabwenge cyane, agashaka ibindi bintu bituma adatekereza iby'isi cyane. Ariko hari abana bakura hagati y'ababyeyi babo bafite ibibazo. Noneho wenda umwana akaba yarakuriye kwa mama we, papa we wenda yarahemukiye mama we. Umwana akavuga aho kugira ngo nzashake umugabo nzishakira umugore, kuko akunda abagore cyane, cyangwa se umwana ari kuri pariti y'umugabo gutyo. Ariko ibyo byose ni ikinyoma cya Satani. Turagira ngo tubwire abantu bose bafite ibyo bibazo bitandukanye, iyo mihangayiko itandukanye, turagira ngo tubabwire ihumure nyakuri, ihumure nyaryo rituruka ku Mana. N'umunezero niho bituruka, kuko nakubwiye ko imyaka maze ndwaye nta muganga uravuga ati uyu mwana yahungabanye reka tumuhumurize. Ahubwo abatanze iyo mbagezeho nabo basigara bambazaho ibyo byiringiro n'iryo humure, n'umuntu wabashije kumpumuriza nkagira ihumure ringana gutyo, ntabwo ibi nta wundi wabikoze, ni Yesu. Nimumpereze uduti tugabanye ububabare nikomereze ubuzima. Ariko nayo uko bayimpaye siko nyuma, kuko nyifata bitewe n'ikindi gihe runaka ndimo. Ariko umubabaro w'umutima wanjye wo nakubwiye ko kuwushaka bitakorohera, kuko nibwo nababara nshobora kubabara ntubimenye. Dusengere kugira ngo n'aba ngaba bari mu bibazo bitandukanye, n'abasatani aboheye mu butinganyi, mu biyobyabwenge, mu kudasenga, mu kutemera Imana n'ibindi byose, Imana yongere igarure imitima yabo, bongere bahindukirire Uwiteka. Iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza mu buzima bwabo, iminsi y'ububyutse. Kaduce bugufi mbere y'Imana dusenge kandi tubwire abantu ngo bakomere. Abizera
bakomere mu byo bizeye ntibateshuke. Reka dusenge. Imana, turagushimiye Umukiza ko wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi tugushimiye ko hari imitima witegura gukirizamo. Ni umugambi wawe, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni kubw'imbaraga zawe, ni kubw'icyo wagambiriye kuri uyu munsi, wemera ko iki kiganiro kiba. Hari impamvu zabyo, dufite ibihamya bifatika. Turakwinginze ngo n'ubundi abantu bazakireba, kandi n'uwa wagambiriyeho ko azakireba, Satani ntazamuriganye atakibonye, kugira ngo abashe kwakira ihumure. Kandi tunasengera abantu bose bafite ibibazo, bafite intambara, abari kurushywa n'iyi si, abanamutse mu byo kwizera, tubasengera ngo wongere ubiyereke, babone kuri Imana ikora. Dusenga twinginga ngo garura ihumure ku bantu batuye mu isi, kureho ibi bihe bidukomereye turimo, wongere dusubize mu bihe byiza, kandi imitima yacu igukomereho kandi igushikameho, ntiducogozwe n'incamugongo z'iyi si, ahubwo dukomereye mu byo kwizera, kugira ngo tuzakubone Mwami. Tukiri mu isi dukomeze kubona ineza uko bwije n'uko bukeye, ntihakagire ibiduca intege, ahubwo dukomere mu kwizera. kandi igihe uzashima ko tuyivamo nabwo, ubugingo bwacu uzabwakire ari buzima. Mwami, uzaturinde Mwami kuraganywa n'abatagukoreye, ahubwo tuzaraganwe n'abantu uzakira mu bwami bwawe. Rinda imitima yacu kugira ngo izabe mu bwami bwawe, kandi n'abakiruhiye mu bibi, bakiruhiye mu byaha bitari bimwe, ubakureyo Mwami, kugira ngo nabo babone ihumure utanga. Tugushimiye ko abanye natwe, bene data ubwo bari gufata urugendo bakomeje bagenda, ugendane nabo, kandi ubahe umugisha kwitanga kose bagize, ko tujye twumva inkuru z'ibyiza yuko bari amahoro, kandi yuko natwe turi amahoro, kandi tujye dukomeza kumva ugenda uturemera ibyiza hagati muri twe. Tugushimiye kuri Imana yumva ibyo usabwa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana iguhe umugisha wari udukurikiye. Turagusaba kugira ngo nimba iki kiganiro kigufashije, ugisangize na mwene so, ugisangize n'umuntu utarakizwa, ugisangize n'umuntu ukomerewe n'ubuzima, ugisangize n'umuntu wese utekereza ko akeneye ihumure ry'Imana. kandi nimba ukeneye ko ibiganiro byacu bizajya bikugeraho mu buryo bwihuse bwa notification, ukande kuri subscribe, nako kazogera kari imbere. Imana iguhe umugisha, iduhane umugisha aho muri hose. Uwiteka abahe ihumure mu bihe byose muri gucamo. Amen.